madamu Irene Uwonkunda ntabwo nabibagiwe. Tumaze umwanya tuganira kuri Ndi Umunyarwanda, twayumvise mu mateka yo kubohora igihugu, turayumvise mu muyobozi, turayumvise mu miryango ishingiye ku myemerere, kwizera imyemerere ndetse n'imiryango itari ya leta. Ariko noneho Ndi Umunyarwanda yabiyange mu rugo mu gute, ni gute ndi buhure nayo bitiswe ngo ni gahunda za leta, cyangwa nabyumvanye padiri mu kiliziya, cyangwa no mu mugoroba w'umuryango. Irabi yacu mu muryango gute? Ese wadusangiza inararibonye ryawe? Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, namwe bayobozi bose muri hano. Kuri njyewe Ndi Umunyarwanda nayibonamo nk'ibice bibiri, hari uruhare rwa leta n'uruhare mu muryango. Uruhare rwa leta rero uko nyibona, leta ikomeza kutwereka ko buri munyarwanda afite uruhare mu kubaka igihugu kandi no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Munyemerere rero ku muryango nafata urugero rwanjye bwite kugira ngo nshobore gusobanura uburyo ubwanjye kuri njyewe numva ko Ndi Umunyarwanda. Njyewe ndi umukobwa wa Dr. Akingeneye, yari umuganga wa Perezida Habyarimana, kandi nk'uko namwe bamwe hano babizi, yaguye mu ndege hamwe nawe. Iyo nkuru tumaze kuyumva ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye cyane, birumvikana, ariko icyaje kuduhungabanya kurushaho nuko haje kuba Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuryango wose wa mama nawe hafi ya wose barawuhitana. Ibyo byabaye ikibazo gikomeye. Ibi bintu rero byose byampuriyeho ntabwo byari byoroshye cyane, ariko bitewe n'uburere nabonye buzira amacakubiri byanyubatse mu Bunyarwanda. Ni ukuvuga ngo Irene, abakoze Jenoside mu izina ryo guhorera Habyarimana nk'uko bahise babivuga bamwe, baragiye bajya no mu muryango wa mama wawe bamaraho, kandi so yaguye muri ya ndege. Nicyo cyakubayeho, ngira ngo hari ukuntu wari ubinyuzeho gutyo wigendera? Nari mbinyuzemo, ariko Jenoside yakorewe Abatutsi twese turayizi, ariko ntabwo wamenye wagiye kwica uwo muntu uwo ari we exactement. Yego biciye umubyeyi wanjye ari we mama, ni ibintu bikomeye, kandi abantu bishe twese turabazi ko ari interahamwe, ariko ntabwo navuga ni kanaka. Yego wakomeza. Uzahurire hehe rero? Uravuze uti ibyo bintu byarangoye, byakugoye mu ruhe ruhande, kandi uza kubikira uti niba warabikiza? Ariko nuko nari maze kubivuga, byarangoye cyane kubera ko nari maze gusobanura uburyo ku mpande zombi bitari byoroshye. Ariko nk'uko nabivuze, kubera uburere nahawe baturinda amacakubiri, byabashe kumfasha nkaba ndi mu Rwanda, kandi igihugu kikaba cyarangiriye icyizere, kikaba cyarampaye inshingano. Ariko muri izo nshingano nazo bazimpaye kwa ko babonye ko mfite ubushobozi. Dukomeje rero muri ibyo byose, nagiye mu kazi bampaye nkakorana ingufu n'ubushake, ariko n'ako kazi naje guhura n'abantu bamwe batishimiye ko naba muri ako kazi, cyangwa se n'abandi hanze, byaba ari hanze cyangwa byaba ari mu kazi, nahuye n'abantu batabyishimiye. Nabyo nabyo bintera irindi hungabana, ariko ngira umuryango, ngira n'abandi bantu bamwe bari hano muri sale bamfashije komera icyo gikomere. Nta muntu ujya umbarira inkuru y'igice ngo ncike. Uragira uti ngeze mu kazi, uravuga uti mu kazi bamwe barankomerekeje, ariko no hanze. Ni hanze hehe? Dufasha aho hantu tuhumve. Mu kazi bagukomerekeje batugeze mu nshingano, abo bandi bo hanze uvuze ni bandi?
nubwo utatubwira amazina ariko turi abanyarwanda barimo kuganira turumva icyo uvuze. yego ni mu kazi, mu nshingano nahawe mu gihugu, byaba mu kazi cyangwa mu gihugu hanze, abantu tudahuriye mu kazi, nibo nashatse kuvuga. Yego. Mu kazi bagukomerekeje bate ukigera mu nshingano? Ntabwo byabaye nkigera mu nshingano, ariko sinzi niba ari ibintu naza kuvugira hano. Ibyo wavugira mu ruhame. Yego, ntabwo ndumva twazashaka undi munsi. Nabyo ni igisubizo. Yego, murakoze. Yego, murakoze cyane. Ndi umunyarwanda rero, ndi umunyarwanda yaba iyanjye mu rugo gute uko ubireba uyu munsi? Ndi umunyarwanda yaba iyanjye mu rugo twihereye mu nshingano z'umuryango tugira. Umuryango ugira inshingano zo kwita ku muryango, kugira umuryango utekanye, guha uburere abana buboneye, kandi n'ibikomere umuntu yaba yaragize akabirinda abo bana kugira ngo nabo baziyubake babe abana b'u Rwanda rw'ejo. Yego, turagana ku musozo w'ikibazo cya nyuma nkubaza, ni nacyo cya nyuma ngiye kukubaza. Ubwo urubyiruko rwaganiraga rwavuze ngo ababyeyi ni muduhe ubudaheranwa aho kuduha ibikomere bitaba transgenerationnaire. Umubyeyi w'umunyarwanda ukomeretse, katuvuge ukomeretse, uko amateka abantu bayakomerekeramo, kugira ngo adahe umwana we igikomere ahubwo amuhe ubudaheranwa, urabona we yafashwe iki? Kugira ngo adahe umwana ubudaheranwa, yabanza ubwe akibohora, akaganirizwa, akagira inama, akabohoka mbere y'uko aha umwana ubwo budaheranwa. Akaganirizwa nande? N'uwo ari we wese, byaba umuvandimwe, byaba inshuti, byaba se n'abandi. Hari uburyo butandukanye bwo kuganiriza umuntu. Yego.